nyine iki amazimezi rekura hano Ufite mami haguruka ugende haguruka ugende haguruka uva iruhande nawe genda gicucu meze uteze se mu by'ukuri mbabarira ungeze uko noneho ureba isaha zuzuye nisanga kuri telefone yawe ndabona saa 12 ariko aracyari kare ako nk'ubu ngubu mama gusanza urashaka ko bazanyica hejuru yawe usibye intambara n'amagambo agira mu kanwa ubundi yantwara iki so kurwanisha umunwa gusa nyine weho nyine kuri wowe nyine nuko kurwanisha umunwa gusa kuri wowe nyine ntacyo bigutwaye kuko utabana nawe ari nge n'ubundi byasigara ibyo bibi bakora bikorera ngewe nyine weho nyine bagushiraho umunwa ye kugataha ariko nyine we nta nubwo ubabarira ngewe ku ibyasigara birimo birambaho ndizera nta kintu yagutwara sawa ntacyo pe ariko wari umeze neza mu buzima busanzwe meze neza mfite papa na mama bankunda mbayeho neza ndyama neza ndya neza unyitayeho meze neza ariko mwana wanjye ayo maganya yose nayiki koko nsesombajije ngo meze gute meze neza nta nubwo nawe nta n'umuntu mvuna umugongo nta n'umuntu nkoresha ibyo nashoboye nta n'umuntu nyikoreza ibintu nabasha nta n'umuntu nyima ibyo kurya ungaburira neza meze neza narinzi ko wambabariye kumbi uracyafite umutima mubi nk'uwo nguwo koko ntago nakubwiye yuko ibyabaye byose nta ruhare nabigizemo koko ako wari uzi ko no kuguha umwanya mbabura nakubashe buriya ndabizi uwo wanyubashye nitwa Mutesi ndi umukobwa w'imyaka 20 mu rugo ni Gasabo mfite abavandimwe 2 mfite musaza wanjye ndetse na mukuru wanjye nakuze nazi mama gusa nakuze mbana na mukadata yamfataga neza gusa nk'uko mubizi abeza ku isi nibaramba yaje kwitaba Imana nyuma yaho data yanzaniye undi mukadata ariwe tubana ubu yambereye inzozi mbi mu buzima natekerezaga iwacu nakuze ndi umutoni gusa ubu byarahindutse amaherezo y'ubuzima bwanjye nanjye ubwanjye nayo nzi ariko ntago wakaba ukimbwira amagambo ameze gutyo okay none reka nkubwira amagambo meza yo unyitayeho mfashe neza meze neza nta nubwo nkubitwa meze neza nyine mbayeho neza ute wanyemererwa ukanyumva ngewe nagusabye imbabazi na n'ubu ndacyazi gusaba ese mfukame hasi ese ko turaza kuzinsaba na papa hari ubundi maze abanyabyaha bahengera igicuku kigeze kuki utaraza papa hari tumuhamagare se muhamagare tumuhamagare uzabanza uhamagare papa nazigwa nanjye nzazigura abizi ntabwo azazenyuma ubwo wenda nawe uzazima ariko nta nubwo wakabaye intege iminsi yayo y'icyo gihe wakabaye uzima kubera yuko umbonye ndi muzima ese byiza nuko ari kumva amakuru yuko napfuye oya makuru meza uriho kandi umfashe neza nibyo ntagufashije wenda igihe runaka nzabigufasha kuko iki ni ikizere kigaragaza yuko igihe runaka tuzongera tukabonana kandi tukanahura tukanabana sibyo ese kubera iki Imana yandindiye muri izo nce zo hakurya
nawe kakurindira ahangaha. Icyo si kigaragaza yuko amaraso yakongera agahura akongera akishimana. Mbabarire uyu munsi niriwe ndi gutekereza ibintu byinshi. Uyu munsi niwe haranyerera nkanda umugongo. Nukuri ndumva nta zindi nkuru mbi nkeneye mu mutima wanjye pe. Ndumva nta bindi bisebe nkeneye. Umutima wanjye nimba utarababaye warasibye. Umutima wanjye niba utarahuye n'ibikomere warasibye umbabarire pe. Sibyo kuko ubuzima ngiye mbayemo namaze kwiyakira ariko nani ndanabyibuha. Urabona mbaye iki? Ndanabyibuha namaze kwiyakira. Izo rero ni imbaraga z'Imana kuko hatabayeho Imana dusenga ntabwo wakabaye uriho kandi nanjye sinakabaye ndiho. Ahubwo Imana dusenga twiringiye niye itumye turiho kandi niyo ituramutsa ku manywa na nijoro. Sibyo? Ngaha rero mbwira rero tahe dore burije mu kanya reba ku masaha nukuri ko Imana reka mubwiza uko niba uri na mama wanjye mu by'ukuri nshakira amahoro pe. Sibyo? Nshakira amahoro mu kanya dore bagiye kuzaho kabyarawe utahe noneho uzahengere n'undi munsi nanone badahari uze tuganire. Sibyo? Ariko tahe akabazo k'amatsiko kwambara agatambaro mu mutwe urasenga? Ndasenga. Urasenga? Ni byiza cyane nanjye ndasenga. Ahubwo rero ntabwo ngiye nagenda tudasenze. Uranyemerera se dusenge? Niyo kabone niyo nakwemerera ngo dusenge sinabikwemerera kubera wo kuko nubaha Imana kuko ari indenzi bibi byinshi kabinsimbutse mwe mudahari. Hari chorus ivuga ngaho data na mama batabaye warahabaye urandengera. Nabikwemerera kuko nubasha Imana ariko ntago nabikwemerera kubera wowe nyine kubera Imana dusenge nta kibazo nge nta kibazo mfitanye nayo kuko irandengera nta kibazo reka dusenge. Dusenge duhagaze n'ibyo byiza n'ibyo kubaha Imana. Wishyira hano ntacyo ushaka kwishyira hano ku kamera. Telefone ya Serena noneho shaka umusanga nawe. Saburi mama wanjye ngusumbara ku muhanda nese ubona papa wawe angana ati wenda niwe wakurikije ariko kuki ushidikanya yuko ntari mama wawe? Reba amaboko urabona se tudasa? Reba no mu maso turasa. Ngase Zagira n'ikindi kimenyetso gituma dusa rero utaruzi ntakikubwira. Reka dusenga. Iteka Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye. Ntabwo Mana n'ubushobozi. Bongeye. Murekurane oya. Kurane. Wongera bikora. Uiteka ukomeze utubanire Mama. Amen. Babarira ndakwinginze. Reba hana amasaha ageze. Nabumvise kare mute buriya reka nkubwire nabumvise kare. Ndihangana nanga ngire haranyerera unesha umutwe ngire Serino uzanesha umutwe muri make nzaruhukira yewe ibibazo byanjye ntabwo bizi. Tekereza nanjye banyirukanye kubera wowe kubera kwinjiza mama wawe hano. Bitekerezeho baramutse banyirukanye. Fata isakoshi yawe tugende nkukingurire dore bundi bataha saa moya saa 12:59 zirageze. Umuntu tugende ibindi urabivuga ugenda mbabarira. ko hari igihe twumvikana ngo ugabanye ibiro ugire gute nkabona ko byakunaniye iki? Nanjye ntago mbizi pe. Ntago mbizi. Nabyaye nambwiye kurya narabiriye. Ariko mbona nyine biguma byizana narabyihoreye. None turi kwa kane kuva kwa kabiri wari wambaye iyo kanzu ucyora mu mwenda umwe. Umwenda umwe iyindi mba nayimesha. Imyenda kuva kwa kabiri kugera kwa kane imyenda yose uba wayimesha ku buryo ukomeza kuguma mu kanzu imwe yonyine. Numva atarimo ikibazo cyangwa hari ibindi bintu uri kumvisha inyuma?
oya papa ikibazo ni iki? nuko nyine iyi kanzu nabonye ari nziza ariko iyindi narayimeshe ndayibika ndavuga nzayambara ngiye gusenga. Na ya kanzu wanguriye cya gihe nayo narayibitse. Ntabwo njye nayikuguriye kugira ngo uyambare, ntabwo nayikuguriye kugira ngo uyibike. Iyo mba ndushaka kuyibika nayikuyigurira garderobe. Ntabwo nayiguze ari garderobe, nayiguze ari iyawe. Noneho ndaza kuzajya nyambara. Niki umwenda uba wararemewe kwambarwa kuwubika kubera iki? Rero uzasaza tukugura undi gute? Nzayambara ugiye kunjyana ariko ahandi wavuze tuzatujyana. Nibwo nzayambara. Sindagira ha. We. Jesus. Amacupa cyahageze muri puberi. Ana we. Bicara mfite umukozi. Dore rukuntu. Aha, vayo ngwino. Oya bizane hano gubisiga aho ngaho zana. Sundi bugiye mu misa. Reba ukuntu reka wakwikira ukweta umuhungu nta kibazo. Ibi ni biki biri hano? Beri ntago haza. Ariko ko mbona ukuze, nibura wajya ugerageza ntongerageze wa muhungu. Ukeneye kumva mvuga nabi nibura. Okay, ibyo tubyihorere. Ariko nshaka kuvuga. Muri iyi minsi ikigurupe cy'abakobwa muhararanye cyane n'ikihe? Cy'abakobwa? Hari inshuti zawe z'abakobwa bajya gunyereka iki? Umukobwa w'inshuti yanjye umwe twajyaga twigana simuzi abandi wowe muri iyi minsi nta nshuti mfite pe ni ukuri. Okay, tuve ku bakobwa tujye ku bahungu tutaranyereka inshuti yawe y'umuhungu. Ewe chapa mba mbona nyine sinzi mbona nazi pe subukoko ako buriya nimubona nzakubwira ntabwo ndamubona. Ntabwo ndamubona. Uramamiriza ukuri ko ntawe uhari? Ntukuri ntawe mfite maze na ya telefone wanguriye yarapfuye. Urese no kugira inshuti kuba nyine kuba naba nzifite nkavugana nabo kuri telefone wenda waba ubyumva. Yanjye ntabwo ushobora kukumviriza gusa ntacyo ngiye nshaka kubwira wenda no guca ku ruhande no kugira gute amakuru mfite kandi atari ivumbi nuko ufite agakungu k'abakungu ngo mwirirwe mugendana bamugira gute gusa njyewe ndakuzi bihagije nzi ko ibyo ngibyo atari byo. Sinkubujije kuba wavugana n'abantu, sinkubujije kuba kwandikirana n'abantu, kubaho ni ukubana. Ntabwo waba utagira inshuti, ntabwo waba utagira abantu muvugana, ariko noneho ukabasha kumenya ngo ese aba bantu ubucuti bwabo nanjye nabo bugarukiye hehe, buva hehe bukagera. Inshuti z'abahungu papa simvuze ko zifite n'ibigambo niyo mpamvu ngewe nkwicaje. Iyo mba nabyemeye ntabwo ndi kukwicaza hano ngo ngubaze, ariko kuba nakwicaje hano kuba nakwicaje hano ni ukugira ngo nkubwire ko ibyo bintu bivugwa kandi noneho nkubwire nimba rero wari uri muri gahunda yo kuba wagira abantu mucutika simbibujije pe, ariko umenya ko mucutika nabo barimo, sibyo? Kandi shyira hasi imbere byiza. Inyanya ziri he? Kubasa.
urateka inyama zitagira umwanya. naguze salisa. Salisa yonyine ikora isosi, pavuro ziri hehe se? Ariko nibyo mwantumye. Jesus. Ubu nawe uri umwana nzajya mfata urupapuro nkakwandikira koko. Ari nkawe uri hano. Nuko kama uri mabuje, okay? Ngakora ibyo ukora wowe. Wowe ukaba mabuje cyangwa ukaba boss wanjye. Wanyihanganira uteye nkawe. Oya, ariko mbabare. Sibwo bwa mbere bibaye mawuja, sibwo bwa mbere. Terura imbere. Santi mawuja. Ugaruke uzukureho ibibero. Cyangwa se abimpe mbyitwarire. Biraremereye fata. Bitwarwa rwo twari. Cyangwa reka mbitwarire hamwe. Urafata ibirahuri gereke kubiryo. Oya, ndabitwaza akaboko kamwe. Twagenda nta mafaranga kukuvuza afite. Mundi ugira mituweli. Yego. Ayifite. Nayo urayinyereka. Kuko ninanga muntu wambwiye ko wayisize mu cyaro. Wijyana ibyo bikweto mu nzariho. Kwetura. Mana yanjye. Umukozi ko mbona ari ikigeragezo. Ubu se nzakura hehe undi mukozi koko? Kado. Marigo, urabizi ko inshuti yanjye. Yego rwose haraciye igihe ntakuvugisha. Ariko urabizi ko inshuti yanjye. Rwose ndakwinginze nabonye nta wundi muntu nabwira ikibazo mfite, nabonye nta wundi muntu wamfasha. Uzi ko hari abo bakecuru bo mu bakarismatike muba muri kumwe. Yego nyine aho ngaho mu cyaro. Ndabizi abantu b'abakecuru iyo mugenera muamuza utuntu n'utundi. None rero sinzi umurozi uwari we, sinzi uwampa imiti, sinzi mbese ntabwo nzi ahantu najya gucisha. Oya, ikibazo ntabwo kiri ku mugabo wanjye, ikibazo kiri kuri wa mwana Mutesi ndera. Ndakwinginze mbabarira, ugenda ujye kunshakira bwamwica ako kanya, buzamwica ikindi gihe. Shakira uburozi ko nta wundi nabibwira. Nyine utekereza ikintu nanjye mvuge kuri telefone, shakira nyine umuti. Nyine kuri bwa buryo nyine. Ntabwo najyaga numva yuko iwanyu baroga. Mama wawe ntimuri kumwe. Ntabwo uzi ukuntu wari waragumiwe nyuma yaho ukaza kubona umugabo mwiza uturutse i Kigali. Si wowe bwa mbere wakoze ubukwe aho ngaho. Nyine ntibari baravuze yuko ari mama wawe se. Urabizi ko twari inshuti wajya kumbwira byose. Ubu rero bigeze igihe cyo kujya ngo nanjye ngukeneye. Uzamunzanira. Uzanzanira nyine uwo muti. Ni uriya mukobwa ariko nabikubwiye ntago ari umugabo wanjye. Mabuja noneho ntari bunyice kuko mwakabyara. Ya masaha ageze baraje mfatanye n'izuba. Ako namenya ko amakaroni bambwiye ngo nteke nariya. Kado. We Mabuja. None sare, utwo dukaroni turi he? Turi he? Baduteguye kumeza natwo mbonye? Nese Mabuja. Cyane urayateka? Nese makaroni nayo birimo. Makaroni nayo birimo. Ntabwo nabutumye tunadoze. Ngombe wehereje abanza kigiye ibintu bitaraboneka. Mabuja no kuri mva mubwira. Ngiye naduteguye turashya. Nyine turi. Ntekereza ko mwanyweye icyayi mbona mwana atinze mpita ntumira. Hey! Ngo? Tumize. Arabize mu cyaro ntabwo kubona amakaroni. Watu? Nayariye. Nayiririye. Ubwo reka. Ni ikigeragezo. Ni satani imbera mu rugo. N'umutima imbera. Oya Mabuja reka ngire vuba. Ukinyorohereza nibo. Ukinyorohereza n'imisonga. Mabuja no kuri. Wakibagiwe niwe nabyutse mpahira. Nongere ngenda nteka ndise. Atekerwa mu gatete. Wanjije wari hasigaye amatunganye. Oya karagapakika. Kangire vuba reka. Oya ariko rikombeshya. Sibyo? Siri kumbeshya. Oya nayariye sibi. None se nakubeshya. Wagize uti? Nayariye. Mabuja nayariye. Ugize gutinda guteka. Kangire vuba. Umwana wanjye arashonje. Ndakubwira ishyiraho dukaroni nibura ababeshya inda none ngo nayamize
nyakumira ni impiri iminota mikeya ntabwo bitinda mabuja ihangane amakaro rero nariye kabisa kado kuri inshuro ntabwo ibi bintu ndi bubyihanganire icyo wakora cyose ntabyo nihanganira fata mu mafaranga yawe ugende ujye kuri botike uyaguze wongere uyateke mwese mabuja ubu mwanya ndaba ntaye ngiye nyohereje hariya ntabwo nakabaye ndi guhata koko ntabwo iminota mikeya nariwe mbirangije wanyihanganiye niba nayariye se ubwo nese munyagarure se oya mbabari mwabonye ko nitonda muzi ko mwabonye ko nitonda namwe mukamenyera oya uyagarura ibyo nande oya uyagarura ibyo nande sorry ntabwo nongeye ndavuze ngo haguruka ntera ibitugu haguruka ucishwa hariya ujye kuzana andi kandi uyazane mu mafaranga yawe gira vuba none se ubwo kandi ikindi uramenye ni ibanga ryanjye nawe ndimo ndabyumva ariko ni ibanga ryanjye nawe rwose uzahunzanire reka nze muri iyi minsi ndimo ndagenda nshakisha udufaranga urabizi ko umugabo wanjye amakonti yose ntagena ngo nyakoreho ntabimubwiye cyangwa ikibazo mfite cy'amafaranga nanjye ngiye kureba ukuntu nashakisha udufaranga yego nyine sawa nta kibazo sawa reka ngende hatagira n'umuntu uza aha ngaha akabyumva ndakwiteguye rwose mbabarira ubushake ububike nkubwire ngo ngwino amafaranga nayabonye hari ikindi nyine uzaze hariya mu rugo uhumura nta kibazo uzaza urara rimwe bucye utaha urakoze ni ukuri ndagushimiye oke ntacyo reka kuri momo ngiye guhita unoherezaho 5 niyo nayo mfite ku ruhande nawe ntacyo ugenda ugura gatobe sawa urakoze ni ukuri ndakubwira ngo habo kugende nese mabuja nge Jesus amafaranga ngende niba unyirukana kado ndakubwira ngo haguruka ujye kuri butike uzane utundi dukaroni kandi utugure mu mafaranga yawe haguruka ihuti nese amafaranga mwampembye ko ntayo nayaguze itungo mu cyaro nta n'igiceri cy'icumi mfite akunda kabazi yuko waraje ngo nkorere uruhinja ngomba oya naraje nkukorere abana bajye bashaka ikintu nawe ugishegere ni wowe mwaje nziza ni wowe ubanza ukarya mbere ni wowe nabyitse mbwira ngo ushyiraho udukantu urye ariko ninjye uba wabiteguye we dusibye ko nabonye mwatinze mpita mbirya kuko numvaga ko umugati n'icyayi bihagije noneho ngaho reka nca bugufi igihe nawe tuvugane sibyo hari ikintu ujya uteka nkakwima oya hari ikintu ujya uteka inkono ebyiri muri uru rugo yego cyangwa hoya oya niba umwana avuze ati ndashonje cyane nakubwira ngo banza ushyireho udukaroni ibindi biryo bibone gushya katuguka icyo ndakaze mawe jangaho basi mbabarira reka mbigire vuba ntabwo biri butinda nk'iminota aho se mu by'ukuri yarya wumvaga ari wana yatumiye yego guhera uyu munsi ugiye kujya uteka ibiryo byose udakojeje no ku rurimi ushyire hariya nicyo gihano nguhaye uri kumva uzajya urya tumaze kurya uri kunyumva nzajya njya mumaze kurya yesi icyayi cya mu gitondo uzajya unywa igisagutse kubera ko naragutetesheje nagufashe nk'umwana mu rugo ahubwo ndabona ugeze kuri ravuye kwitwa umugabo mu rugo oya ejo uzasanga mbere imyenda yashoboje ndi umukozi ariko nzajya mbirya mbere y'uko nyine bigira nzajya mbirya mbere y'uko byahiye kuvuga ngo nzajya mbitegura ngiye ibyanjye nzajya mba nabikuyeho noneho nyine nzanira akongera kamubaza kuri iki ubundi mu buzima bwe wumva uruki mu mutwe wawe ndashaka ko turebana hano mu mutwe wawe uramenye nta kintu ubura mu mutwe nduzuye wacagase wakikwaryewe oya nduzuye haguruka byihate haguruka oya mabuja ntabwo wakihatira kandi nese ubwo naba amaze iki hano uzinga n'ibikapu ugenda sondi be nkubwiye nabi mbabaye ariko nawe ntukatumenye umvuga nabi ujya wivuga ngo umukozi n'ubundi kare kose nagufashe umwana wawe ntubizi ariko nk'umuntu nawe ubu ndakaje ntugajye utuma ndakara rero
igihe wari kwanditseho wajya ugenda ukicara mu gicucu reka nongere ishuri ya mwana siba aho ngaho shani ntamenye ko yariye we kutarya ubwiye kugira ngo undebe cyangwa Mabuja kwe murakoze pe. akira ngaho rya ni iki wowe Umugati mu mabwe nimwawukorera ibyo mukozera. rya cyangwa ururire irya irya nuvuze ko ushonje umugati si nguwo narabwiriwe n'ukuri kw'Imana. si nguwo umugati ufata uburyo nyine nagira ngo nkubwire ko ugahereza uwo nguwo urabibona wowe urabibona